Bakristu bavandimwe, Yezu Kristu akuzwe. Tuzirikane ku masomo matagatifu yo kuri iki cyumweru cya 16 gisanzwe. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ubuhanga, umutwe wa 12, umurongo wa 13 kugera kuri 19. Zaburi ni ya 86, mu dukubo 85. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8, umurongo wa 26 kugera kuri 27. Ivanjiri ntagatifu nuko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13, umurongo wa 24 kugera kuri 43. Ingingo remezo: Imana ikomeje kutwihanganira twipfusha ubusa ayo mahirwe. Bakristu bavandimwe, muri byinshi bibera kuri iyi si ya rurema, ni bake batinda ku byiza ngo babe babitangarira ndetse bakurizeho gushimira Imana. Ahubwo ikibi kibaye cyangwa se ishyano riguye niryo rituma abatari bake bacika ururondogoro. Biba bibi cyane iyo icyo kibi kigeze aho gisa n'ikiharira urubuga, kikaba cyatwara ubuzima bw'abantu, kigatsikamira abandi, ndetse kikagera aho wagira ngo nacyo cyitorera abambari n'abagaragu bakiyegurira. Wagira ngo muri iyi si hari abiyeguriye ikibi. Ibi bituma abatari bake bibaza niba koko Imana ibaho. Bati niba se koko ibaho kandi ikaba ishobora byose, kuki itigaragaza ngo ikore akantu itsembe ikibi ku mugaragaro, yerekane ko ari Imana bose babireba? Hari n'abategereza ko igaragaza ububasha bw'amaboko yayo, igatsemba burundu ababi n'abanyarugomo, nyamara bagategereza ko ibikora bagaheba. Ahubwo uko bukeye n'uko bwije, ikibi n'abambari ba nyakibi bigakomeza gusagamba. Hari n'ubwo umuntu yagera aho yifuza ati uwantiza ubwo bushobora byose bw'Imana nibura nk'iminota 2 ngo urebe ngo iyi si ndayisukura, ndayikuburamo ikibi n'abambari bacyo, maze isi nkayirema bushyashya, hagasigaramo abeza gusa. Hari igihe umuntu agera ahakomeye akifuza kuba Imana muri ubwo buryo bwo kwihimura. Nyamara umunyabuhanga yagize ati, umuntu aramutse abaye Imana atari mu bumwe nayo, ubwe yakwirimbura akivana kuri iyi si, kuko yakwigira nk'ikirura cyihiga. Bavandimwe, Imana ntihutiraho, irihangana, irigenga, itinda kurakara kandi igira urugwiro. Imana Data, se w'Umwami wacu Yezu Kristo, irategereza, ntirambirwa, ntihaniraho, ntiyifuza urupfu cyangwa irimbuka ry'abanyabyaha aribo bagereranywa n'impamvu, ahubwo yifuza ko buri wese yihana, akisubiraho, akayigarukira, akabaho. Mu Ivanjiri ntagatifu Yezu Kristo araduhishurira neza imiterere y'ayo matwara y'Imana Data. Imana Data yo ubwayo yemera ko ikibi n'icyiza biturana, ariko bibangikanye, ntabwo bijya byivanga ngo byicange, ahubwo biraturana kimwe iruhande rw'ikindi, kugeza igihe Imana ubwayo izatsinsurira burundu ikibi n'abazakinambaho. Gusa ikigaragara ni uko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi no kwihangana, ikihanganira muntu, kandi ikomeje kubaha no kubahiriza ubwigenge n'amahitamo byacu. Nuko ingoma y'Imana iteye. Yezu Kristo ni umwigisha mwiza, azi imibereho ya muntu. Mu Ivanjiri ya Matayo, Yezu Kristo akomeje guhugura abe ku miterere y'imikorere y'Imana, ku miterere y'ingoma y'ijuru. Nk'umwarimu mwiza, Yezu Kristo arahugura abe akoresheje imigani n'ibigereranyo bishingiye ku buzima bwa buri munsi, nk'ubuhinzi, uburyo imigati ikorwa, n'izindi ngero tuzi muri Bibiliya, afatiye ku mazi, afatiye ku bworozi, afatiye ku kirere uko giteye. Buri gihe inyigisho ya Yezu Kristo irafatika, ntabwo ari icyuka, ntabwo ari vide, ahubwo ni inyigisho ishinze imizi mu mibereho ya buri muntu, ni inyigisho ifite imfashanyigisho, kandi Yezu Kristo niwe nyigisho yacu.
Ku cyumweru cyashize twazirikanye umugani w'umubibyi. Buri gihe umubibyi ubiba imbuto nziza kandi ikaba yakwera cyangwa se ikarumba bitewe n'igitaka ibibwemo uko kimeze. Ikibazo ntikiri ku mbuto, ikibazo ntikiri ku mubibyi, ikibazo cyavuka ku miterere y'ubutaka. Naho kuri iki cyumweru cya 16 Yezu Kristo akomeje n'ubundi kutubuganizamo amabanga y'ingoma y'Imana akoresheje n'ubundi imigani. Ingoma y'Imana mu bantu imeze nk'umurima mwiza kandi utunganyije neza. Umubibyi yabibyemo imbuto nziza y'ingano maze ahuragiza abantu, nyamara bo baje kwirara, barasinzira, basinzirizwa na byinshi. Hari usinzirizwa n'ubukire, ubwikunde, ubwibone, ingeso mbi, kwikanyiza, kwikubira. Hari byinshi byasinziriza muntu, maze umwanzi araza abiba umugono, abiba imbuto mbi igereranywa n'urumamfu. Imana nk'umubibyi si yo soko y'ikibi, ahubwo ni uko yizeye muntu cyane ikamushinga iyi si yayo kugira ngo ayitunganye ariko bunze ubumwe, ari maso kandi bafatanyije. Ikibi cyabibwe mu isi na shitani yo mwanzi w'ineza. Mu bushishozi bw'umubibyi ndetse no mu kwihangana kwe, ntiyemera ko abantu ubwabo batandukanya urumamfu n'ingano. Ku babimenyereye, ibi bimera byombi, ni ukuvuga urumamfu n'ingano, birasa cyane iyo bikiri bito. Bigaragara neza ko burya bitandukanye iyo igihe cyo kweza cyangwa se kugira ubwerezwa kigeze. Umubibyi ni umunyabuhanga kandi arigengesera. Ntiyemera ko mu bwana urumamfu n'ingano byatandukanywa. Ntiyemera ko abantu bakwikorera icagura cyangwa se ihitamo rya nyuma ku buzima bw'ababi n'abeza. Umubibyi azabyikorera igihe nikigera. Nubwo abarinzi bakwizerwa bikomeye n'umubibyi, ntibazigera bagira uburenganzira bwo kwemeza ugomba kubaho n'ugomba gupfa, ukira n'ukeneshwa, urimbuka n'urokorwa. Ibi ntabwo byahawe muntu. Twajyaga dukina umupira tukiri abana bato, tuti nta kuvogera urubuga rwa nyezamu uba waraririye. Mfatiye kuri urwo rugero rw'imikino, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kuvogera urubuga rw'Imana ngo abe yashyira iherezo ku buzima bwa muntu, kabone n'aho uwo muntu yaba ari ruharwa, ari umunyabyaha ukabije cyane. Umuntu yaba mwiza cyangwa mubi niyubahwe kuva agisamwa kandi abeho kugeza apfuye urupfu rusanzwe, nabwo kandi napfa aherekezwe bikwiye ikiremwamuntu. Niba uwo muntu ananiranye akigira nk'imbuto mbi, nk'urumamfu, akaba yahungabanya abandi, yabahumanya, nashyirwa ahantu akomeza kubaho, ariko kandi arindirwe aho atabasha kwangiza abantu no kwiyangiza ubwe, ashyirwe aho abasha kugororwa no gufashwa kugaruka mu nzira nziza. Ibi Kiliziya irabishyigikiye, ariko Kiliziya iti ntakicwe. Ikuzo ry'Imana ryuzuye iyi si ku buryo bubonwa n'abemera gusa. Nubwo muri iyi si ababi n'abeza babana kandi baturanye, nubwo ikibi kinyaruka bwangu kigasakara vuba ndetse ukaba wagira ngo nta neza ikibaho, nyamara ingoma y'Imana iri mu isi kandi irakura ndetse ntihwema gukomera. Umuntu yabona nk'abataye ukwemera, abataye Kiliziya, ingo zisenyuka buri munsi, bamwe mu bihaye Imana babivanga, ubugome buri ku isi, umuco wa nyamwigendaho ugenda wimikwa, igitugu kiba hirya no hino ku isi, n'ibindi byinshi bibi. Umuntu ibi byose yabireba akaba yakwemeza ko nta Mana kiri ku isi, ko Imana isigaye iba ahandi hatari ku isi ndetse ikigumirayo. Ibi nyamara si byo, ni ukwibeshya. Yezu Kristo ni muzima ku isi kandi arakora. Yezu yabitubwiye neza aho agereranya ingoma y'Imana mu bantu n'akabuto gatoya cyane kitwa sinapisi. Mu butaka aka kabuto ntikagaragara, nyamara ntibikabuza gukura buhoro buhoro, nta n'ukareba, nta n'ubyitayeho, ku buryo gatangaza abantu iyo kamaze gukura kakavamo igiti kinini gitanga umutekano n'ubwugamo cyangwa se icumbi ku nyoni zo mu kirere,
nyamara inyoni zo zarakarutaga ubunini kakiri akabuto. Ibi ni ukuri kandi ingero ni nyinshi. None se ntitubona abatari bake batanafite igihagararo gikanganye muri sosiyete, nyamara bayobora abandi mu kwemera, bakayobora abakire n'intyoza mu by'iyi si? Uzasanga hari abayaminuje kandi bafite za konti zuzuye imari, batabasha gutangariza abandi ijambo ry'Imana muri kiliziya, mu muryango remezo, mu muryango wa Kiliziya Gatolika, nyamara ba bantu boroheje bacungira gusa ku mashuri abanza, ku yisumbuye, ku biza andi, nyamara boroheje bahuye na Yezu Kristu, abo bagatangariza iby'ingoma y'ijuru abandi, bakabibasangiza kandi bagafashwa. Uzasanga hari n'umuntu w'umukire nyamara uca bugufi, akabanira neza Imana n'abayo. Uzasanga ku ruhande rwe hari n'undi wakize ku bintu, nyamara wiberaho nk'umutindi, nako yarigize umuburamana. Uzasanga hari n'umukene ku bintu, nyamara atunze Imana nayo imutunze. Uyu rwose ingoma y'Imana imurimo. Ku ruhande rwe uzahasanga undi wabuze byose nk'ingata imennye, akabura ibintu, akaba ari umutindi ku bintu, n'Imana yarayirukanye. Yezu ati, koko dawe ngushimiye ko ibi byose wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Ingoma y'Imana iriho, irahari. Ingoma y'Imana irigaragaza, nubwo itabomborana ngo yiyamamaze muri byacitse nk'uko ikibi kibigenza, nyamara ingoma y'Imana irakora, turabibona. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga twumvise rihamya ko Imana ari umuremyi kandi ko yita kuri bose. Niyo iha abayumvira guca bugufi no koroshya, niyo yigira inshuti y'abantu kandi igaha abacumuye kwisubiraho no kwiyunga nayo, nabo ubwabo bakiyunga. Tugiye kureba ingero zerekana ko ingoma y'Imana ihari. Ni ingero nkeya cyane muri nyinshi tutarangiza. Waba uzi abagarukiye Imana koko? Waba uzi abiyunze bari barashwanye? Waba uzi abagize amakwe uko imyaka yagiye ihita, bagasangira neza, nk'uko tubivuga mu Kinyarwanda ngo izishotse neza zikuka neza, bagataha amahoro batarwanye? Mu makwe yose wagiyemo, aho barwanye bagakubitana amacupa, ni hangahe? Wasanga ariho hake cyane ugereranyije n'ubukwe bwinshi wagiyemo bwatashye neza. Waba uzi abagikomeye ku burere bwa gikristu, bakabana akaramata, bakaba basazanye nk'abashakanye bataratse gatanya? Barahari benshi. Waba uzi ingo zikomeje gusangira ubuzima mu mahoro, haba mu byago no mu makuba, ariko bakabana bakunga ubumwe, ntibasenyuke, ntibisenye? Waba uzi ababyeyi bihambira mu mvune nyinshi, mu mibabaro, bakarera abana babo gikristu kandi neza, bakabarihira amashuri, bagataguza, bagakomeza urwo rugendo na n'ubu? Waba uzi abihaye Imana bakomeje gufasha abakristu gusenga no kwitagatifuza, bagasenyera umugozi umwe, bubaka kiliziya, bakihatira umunsi ku wundi kuba abahamya ba Kristu, batarambitse iyo ngabire yo kwiha Imana? Waba ubazi? Waba uzi abana bubaha ababyeyi bagafatanya kandi bakabunganira? Waba uzi abantu barwaza bene wabo bakabihanganira mu burwayi bukomeye, bakababa hafi, bakabafasha uko bashoboye kose, batarambiwe, batijujuta? Waba uzi abagerageza gusangiza abandi ku byiza bahawe, bakabafungurira, bakabagirira neza? Niba ubazi kandi ubabona, ndetse ukaba ufite nawe n'izindi ngero nyinshi zerekana ineza y'Imana, ineza Imana ikoresha abayo, menya neza udashidikanya ko iyo nta yindi, iyo ni ingoma y'Imana ishinze imizi mu bantu, uyishakira kure. Ingoma y'Imana koko ikora nka wa musemburo utigaragaza cyane, nyamara ugenda ututumbya ifu. Ineza ntiba ntoya bavandimwe, agashirira gato cyane kirukana umwijima wuzuye sale yose. Umwijima wo urakangata, biroroshye gucika intege wumvise urugo rwasenyutse, uwihaye Imana wabirambitse akabivamo, umukristo wakoze icyaha cy'urukozasoni. Ibyo byose koko bica intege, nyamara ikibi nta na rimwe kizasumba icyiza, ndetse ahubwo aho ikibi kiyimitse ku ntebe,
byatinda byabanguka, iyo ineza ihingutse nubwo yaba ntoya ihita yamurura cya kibi. Ingero ni nyinshi, uzasanga havamo umupadiri umwe mu myaka 5, hari umwe wagwa, nyamara buri mwaka abepiskopi bagatanga ubupadiri ku basore benshi bakereye kwiha Nyagasani. Uzasanga hari urugo rumwe rwasenyuka no mu rukiko bagatana, nyamara mu mwaka hagashyingirwa ingo nyinshi z'abiyemeje kubana akaramata, haba mu mahoro cyangwa mu makuba. Ingoma y'Imana irahari, nuko ikibi kitabomborana. Ingoma y'Imana yaratsinze kandi izatsinda. Mu isomo rya 2, Paul Mutagatifu arabihamya ati, Roho nyir'ukuri agenda atabara intege nke zacu. Abakristu twuhiwe Roho Mutagatifu, niwe utubwiriza ibinyura Imana, akaduha guhamya ibirindiro muri Kristu twitwaye nk'ingano, no kuvuga imbuto nziza. Roho uwo niwe ukora ibitangaza, maze umuntu wigeze kwitwara nk'urumamfu cyangwa se umwambari wa nyakibi akaba yagarukira Imana, akaba mwiza, akongera kwitwa ingano, imbuto nziza yabibwe n'Imana. Bavandimwe rero, dukoreshe neza aka gahe, kuko ni agahe keza ko kwihangana kw'Imana. Aka gahe gatangira ryari? Kuva Yezu Kristu yakwigira umuntu akabana natwe, igihe yabyawe na Bikira Mariya, igihe duhimbaje bwa mbere Noheli, komeza kugeza igihe azagarukira yuje ikuzo gucira imanza abazima n'abapfuye. Turi mu gahe keza k'impuhwe z'Imana, turi mu gahe ko kwihangana kw'Imana, ko gutegereza kw'Imana. Roho w'Imana niwe ukomeje kuturera twe abemera, akaturerera mu murima w'Imana ariwo Kiliziya. Imana ikomeje kwemera ko ikibi n'icyiza biturana, abeza n'ababi bikabuko bakabana bagaturana, ariko ntibizahora gutyo iteka ryose. Byanga bikunda, bitinde bishyire kera, isarura rizaza, iyi si izashira. Yezu ubwe arabyemeza ati, nk'uko batoranya urumamfu bakarujugunya mu muriro, niko bizagenda mu iherezo ry'isi. Umwana w'umuntu azohereza abamarayika be bavangure mu ngoma ye abateye abandi kugwa mu cyaha bose n'inkozi z'ibibi zose, maze babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazaririra kandi bagahekenya amenyo. Ubwo intungane zizabengerana nk'izuba mu ngoma ya se. Yezu ati, ufite amatwi niyumve. Bavandimwe, ibi nta kindi twabyongeraho uretse gukanguka, tukagarukira Imana, tukanga sekibi n'ibyayo byose, maze tukemera Yezu Kristu kandi tukamwamamaza. Ibi nitubikomeraho, nitwanga icyaha, tukemera Kristu, tukamukurikira, tukamukurikiza, tukamwamamaza, nibwo dukwiye kuzaterwa ishema no guhora dutakamba tuvuga tuti, Nyagasani Yezu, umunsi uzatoranya abawe, umunsi uzatandukanya burundu ababi n'abeza, impamvu n'ingano, uzatubabarire Nyagasani. Bakristu bavandimwe, nkomeje kubifuriza icyumweru cyiza, dukomeze dushimire Imana. Ubwo gusoma misa rusange abakristu bahari bigenda bifungurwa buhoro buhoro mu gihugu cyacu mu Rwanda, dukomeje tubishimire Imana, dukaza ingamba zo kwirinda no kurinda abandi iki cyorezo cya coronavirusi, ariko kandi dusenga, dukomera ku kwemera, ku kwizera n'urukundo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Theophile Niyonsenga. Tigumira iwawe mwami waducunguye.